cyangwa kugeza igihe ugendeye mu bwenge. Ubumenyi ufite nibwo buzaba bufite akamaro. Igihe cyose utaragendera mu bwenge, ubumenyi ufite ntacyo bumaze. Haleluya. Turagendana. Ushobora kwibaza ngo ibi bihuriye no kuramya. Impano yose nk'umukoresha wawe ku bantu bakora, impano ya mbere waho umukoresha wawe umuhereza ikintu kirimo kiri smart, giteguye neza, sibyo? Ariko twebwe iyo turamya Imana tubikora nkaho nta kintu nyine twitayeho, sibyo? Impamvu tugomba kuramya mu bwenge nuko ariyo mpano yonyine twahereza umwami. Ushobora gutekereza ngo gusenga, kamabwiza ukuri, amasengesho ntabwo ari impano duha Imana. Dusenga Imana ku bwacu kugira ngo tubigiremo inyungu, sibyo? Ushobora kwibaza ngo wenda gusoma ijambo ry'Imana. Kambaho urugero. Iminsi ishize natangiye ibintu byo gusoma ijambo ry'Imana, byajyaga bingora cyane. Naba nasomye umurongo umwe ku munsi, nkumva ndi igitangaza. Aya mvuga ni rero sasa ninjye muntu uri ku murongo kurusha abandi bose. Navuga Mana wabibonye? Nasomye ijambo. Mu by'ukuri ntago ijambo ari impano y'Imana. Ijambo ni iryawe, ni wowe urikeneye. Kuko Imana ntago yakoresheje umuntu kwandika ijambo ryayo ngo ijye yibuka ibyo yasezeranye. Irabyibuka, irabizi ibyo yavuze. Ijambo turisoma ku bwacu, riva ku Mana ku bwacu. Haleluya.